umwanya mwiza wo guhura namwe basosiyete Imana n'abakristo kugira ngo dufatanye kuri iki gitambo cy'Ukaristiya gisoza inama yacu imaze iminsi ibiri. Inama ya mbere Association de Conférence Sociale du Rwanda tukashimira Imana n'igihe nanone cyo kwisuzuma
turi abavandimwe kuko Musenyeri yabibabwiye banabibonye. Diyosezi zose z'u Rwanda n'u Burundi turahari kugira ngo kandi duhamye namwe bakristo imbere yanyu ko nubwo hari inzitizi duhura nazo dukora uko dushoboye tugaruka kugira ngo tubahe n'urugero n'abandi ari abayobozi bacu b'ibihugu ari n'amahanga, cyane cyane abato bamenye ko ibyo biduhuza nibyo byinshi kurusha gutandukanya. Noneho nk'abakristo dufite akarusho ko duhujwe no kwemera ko turi abavandimwe bahuje Imana Mubyeyi. Ibi ni nabyo rero dushobora kubaka ubuvandimwe n'amahoro. Insanganyamatsiko yubile Kiliziya ihuriyeho twese ni uko turi abasangirangendo bagana Imana bafite ukwizera. Pererendo d'Esperance y'ubutungane Papa Francisco yadusigiye. Pererendo d'Esperance muri iki gihe hari guhangayika kwinshi, cyane cyane ikibazo cy'amahoro ku isi hose, by'umwihariko muri aka karere kacu, bishobora gutuma abantu biheba, cyane cyane abato. Ariko dufite ukwizera, kandi ukwizera ntabwo guterwa kuko Pawulo Mutagatifu atubwira ko kwizera kugakomeza, tugakomeza ubumwe bwacu n'ubuvandimwe bwacu, tukashakira hamwe ibisubizo kugira ngo twubake Kiliziya yacu, twubake n'ibihugu byacu. Turaganira bareba ibibazo dufite biteye mu Kiliziya, iyogezabutumwa byacu. Duhangayikishijwe cyane cyane n'urubyiruko n'abato. 70% y'abatuye ibihugu byacu ndetse no muri Afurika muri rusange, 70% ni urubyiruko kuva ku myaka 30 gusubiza hasi. Umva rero igice kinini cy'abakristo bacu n'abaturage bacu ni urubyiruko. Dukomeze rero dusabire. Itariki 6 byarananiranye na Kiliziya mu Burundi, itariki 6 z'ukwezi gutaha kwa 12 u Rwanda tuzaba dusoza yubile y'imyaka 25 ivanjiri igeze mu Rwanda. Bagiye tuyizihiza mu byiciro binyuranye, tuzenguruka diyosezi zose iyo twaheruka ubwami kuba kwizihiza imbere y'abarayiki, iyogezabutumwa ry'abarayiki. Mu kwa 8 twari muri diyoseze ya Nyundo kwizihiza imbere y'umuryango Kiliziya y'Igihugu, l'Eglise domestique, ubutumwa bwayo. Kwa 6 twari kwizihiza imbere y'ubusaserdoti. Nifatanyije namwe rero ko muzaba mwizihiza imyaka 100 y'ubusaserdoti, dushimira Imana. Umuhamagaro ko ufite abato bitabira umuhamagaro w'Imana, bakemera kwitanga ngo bakorere Imana